reka nizere ko umeze neza ukurikiye Gold TV show. Uyu ni umwanya ngiye kukugezaho amakuru y'ukuntu ibintu bya Kongo bimeze, Goma, M23, FARDC, ukuntu ibintu byose bihagaze. Nyuma y'uko u Rwanda rumajije gufata abacancuro barenga 288, rwafashe n'intwaro zitari nkeya ndabibabwira. Aba basore ni abasore b'ibigango kandi cyane bikomeye. Reba ukuntu bameze. Ubundi ujya wumva muri filime bavuga ati aba basore babasha kuba bafata igihugu, uba wumva ngo aba basore bafata igihugu rwose nta n'umwe ukomeretse, ariko u Rwanda rwabafashe kandi rubafata amateka ari bazima. Bafashe ikibuga cy'indege cya Goma, bafata intwaro nyinshi cyane, bafata indege, bafata ibifaru, bafata intwaro nini zimwe za rutura, bafata intoya, bafata amakaske ano ari bulletproof. U Rwanda navuga yuko ni kimwe mu bihugu bitoya biri muri Afurika, ariko ni rumwe mu bihugu bikomeye bifite ingabo zikomeye, kuko byagaragaye aho Kongo yarasaga mu gihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rukazajya ruzimiriza ibisasu mu kirere rukabizimya. Ubwo bwirinzi tuzi yuko igihugu kibufite muri bino bihugu byose byo ku isi ari igihugu cya Israel, ahavutse umucunguzi wacu Yesu Kristo wadupfiriye. Sasa abantu batuye mu mujyi wa Goma, mukomeze mumererwe neza, abakongomani ndetse n'abanyarwanda bose bamererwe neza. Imana ikorera mu mukuru w'igihugu Paul Kagame araza kubafasha, abarinde, yewe na M23 nabo baraza kubafasha babarinde. Imana ikomeze bahereze umugisha. Nawe ubaye utarakora subscribe kuri Gold TV show, iki nicyo gihe kora subscribe. Ubungubu niyemeje gukomeza kubatamo, kuko nari nanze kubatamo, nanze kohereza video, ariko mwakomeje mubinsaba cyane. Nakomeje mbona comment kuri nuze kuri TikTok, abantu bakomeje kuzimereza, ndabashimiye cyane n'umutima wanjye wose. Imana ibahereze umugisha. Babu, thank you so much. wakoze kunyebura, avuga ati basi washyizeho aga video nk'aka iminota 3, humura n'ubundi ntabwo ndi bushyireho myinshi, iminota 3. Imana ikomeze ibahereze umugisha, n'abantu bose bakomeza comment. Ni ukuri n'ubufasha muri kumereza kandi bukomeye. Imana ikomeze duhana umugisha, ihereze n'umugisha igihugu cyacu. Imana niyo nkuru. Thank you so much. Don't miss subscribe.